Ndabashimiye ko muduteze amatwi. Wari uzi ko imirimo 70% ubu ngubu ukora ari imirimo wasigiye n'ibisekuruza byawe? Si ngombwa ngo babe baragusigiye ikirundo cy'amafaranga, ubutaka cyangwa se imigabane muri kampani runaka, ahubwo bagusigiye umwuga bakoraga. Njye muri kumva uri kubagezaho ikiganiro ni mwarimu Mr. Fanny n'ibisanzwe kuri Akili Duniani. Uyu munsi tugiye kuvuga ku amateka y'ikawa, imvune, umumaro ndetse n'ingaruka ikawa ishobora kubiteza abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Iyo bavuze ijambo ikawa, abantu benshi bumva ubukungu bw'igihugu. Ese ni iki cyihishe inyuma y'iryo jambo? Ubundi ikawa yadukamwe n'Umudage ahagana mu mwaka w'1900, ubwo Ubudage bwakolonizaga igihugu cy'u Rwanda. Bwagiye buzana ibintu bigiye bitandukanye, harimo n'igihinga ikawa bwazanye. Ahagana mu mwaka w'1930, ikawa niho zatangiye kuzamuka, zigenda zizamura agaciro, ndetse aho hatangiye kubakwa inganda zigiye zitandukanye zo gutunganyirizamo ikawa. Ikawa yakomeje kuba igihinga cy'igihangange mu bihingwa Abadage bari bazanye. Ahagana mu mwaka w'1990 nibwo ikawa yatumbagiye izamuka ku giciro yikuba kabiri igiciro yari iri kuguraho ubwo ngubwo. Nyuma y'uko Abadage bari batsinzwe intambara y'isi ya kabiri, nibwo batangiye kwakwa ibihugu bakolonizaga, harimo n'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo Abadage basimbuwe n'Ababiligi, ariko n'ubundi Ababiligi nabo baje gukomeza kuza bashyigikira ikawa, kuko nicyo gihingwa bari bafite gikomeye, niyo zahabu babonaga mu Rwanda. Ahashyira mu mwaka w'1960 kugera mu mwaka w'1980, ubwo hari hamaze kuboneka ubwigenge mu gihugu cy'u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda yakomeje kugenda ihereza agaciro gakomeye ikawa kugira n'amagingo aya ngaya. Nk'uko nabibabwiye haruguru, uyu munsi tugiye kwibanda ku mumaro, imvune ndetse n'agaciro ikawa ifite mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu ngubu umuhinzi w'ikawa ni umuhinzi wabigize umwuga, ku buryo ashobora kuba ahinga ikawa yarabisigiwe n'ibisekuru byagiye bitambuka ku imyaka yagiye ishira. Umuhinzi w'ikawa ahura n'imvune ikomeye cyane, aho akora imirimo igiye itandukanye kugira ngo ikawa ibashe kuba yaza kugira ngo ishyirwe uruganda. Imirimo igiye itandukanye harimo gutera ikawa, kuyisasira, gushyiraho ifumbire, ndetse no kuba yasoroma ikawa akayijyana ku ruganda. Ni ibintu bikomeye cyane umuhinzi ahura nabyo, ndetse agahuriramo n'imvune itandukanye. Ariko nyamara wareba umushahara afata cyangwa se inyungu afata abona mu ikawa, ugasanga nawe bihuriye n'umuntu wayisanze mu ruganda akayitunganya akayigeza ku mugabane w'i Burayi. Nanone ikawa mu nganda itunganyirizwamo hari imyuka ishobora kuvamo ikanduza ikirere, ndetse ikaba yakangiza n'abaturage begereye urwo ruganda. Hari amazi avamo ashobora kuba atemba akagera mu kiyaga cya Kivu, ku nganda zegereye ikiyaga cya Kivu, ndetse akangiza bimwe mu binyabizima bituye mu mazi mu kiyaga cya Kivu. Ayo mazi iyo ageze mu kiyaga cya Kivu amaramo amezi byibuze 5 ikiyaga cyarahindutse mu gace amazi yinjiriramo. Ugasanga ikirere cy'aho ngaho cyangwa se amazi muri ako gace yarahindanye, bigatwara amezi byibuze 5 kugira ngo abe yabasha kongera kuba yaba amazi meza abantu bashobora kuba bakogamo, ndetse n'ibinyabuzima bigahumeka neza. Uribaza ngo muri icyo gihe iyo ako gace kahindanye, ibinyabuzima biba bibaho. Uyu munsi tugiye gufata urugero rw'uruganda rumwe ruherereye mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Muco, akagari ka Rugari, umudugudu wa Butare. Ako ngako ni akarere gahana imbibi n'igihugu cya Kongo. Ikibitandukanya ni ikiyaga cya Kivu kiri hagati. Uwo mudugudu ukora ku kiyaga cya Kivu, ndetse ukaba uherereyemo urwo ruganda rw'ikawa. Hari amazi ava muri urwo ruganda yerekeza mu kiyaga cya Kivu, ndetse akaba yangiza ibinyabuzima biherereye muri icyo kiyaga. Turagaruka cyane kuri urwo ruganda mu bayobozi, ku buryo ayo mazi yose iyo bayatunganyirije n'ikawa, bakaronga ikawa ndetse bagakoramo ibintu bigiye bitandukanye,
ni ahantu bagira ho kuba babika amazi uretse ububiko bw'ikiyaga cya Kivu giherereyemo. Turengere ibidukikije ndetse dusigasira ibinyabuzima. Uribaza ngo ni iki cyakorwa kugira ngo ayo mazi ye kuba yajya kwangiza ibinyabuzima? Ndagira ngo buri wese aze muri komenti agire ikintu avuga kuri icyo kintu. Ni iki cyakorwa kugira ngo ayo mazi ye kuba yakomeza kwangiza ibyo binyabuzima? Nanone ntiwavuga ngo uruganda rufungwe, kuko umudugudu wa Butare ni umwe mu midugudu minini ihingamo ikawa mu gihugu cy'u Rwanda. Ikawa itunze benshi, abaturage bahinga ikawa bakabasha kujyana abana babo ku ishuri bakabishyurira minerivare, ikabatunga bakaba bakora indi mishinga babikesha amafaranga bakuye mu ikawa. Njye muri kumva ni Mr Vanny, ndabashimiye bakomeje kutwumva. Ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo uzagende wumva ibiganiro, amasomo ndetse n'ibyegeranyo bigiye bitandukanye kuri channel yacu yitwa Akili Duniani. Ndabashimiye cyane mwakomeje kunyumva. Ni Mr Vanny. Ciao ciao.